Muraho neza abakunzi b'akadasohoka baduhugurana ikinyarwanda. Mbahaye yambu aho muri hose ariko atari ya yindi yambura abana. Dukomeje kubashimira rwose uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho kandi mubisangiza n'inshuti zanyu kugira ngo nazo ziryoherwe n'imigani tuba twabateguriye. Tubahaye ikaze. Iki kiganiro nanone turi buze kugaruka ku migani 10, imigani isobanuye ku buryo umuntu amenya aho yakoresha uyu mugani uyu n'uyu ndetse n'igihe yawukoresha. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: 10 ritashye riruta 100 riragurwa. Ngo 10 ritashye riruta 100 riragurwa. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko burya nzaguha ibyibushya amatwi ariko ntibyibushya amatama. Twabisobanuza rwose uyu mugani mvuze ko nzaguha ibyibushya amatwi ntibyibushya amatama. Niba ufite ikintu iki n'iki ufite kiruta ibyinshi umuntu yakwijeje ko azaguha igihe iki n'iki, kuko burya ntabyo ufite. Umuntu abara icyo afite, ntabwo abara icyo adafite. Niyo mpamvu bavuga ngo 10 ritashye riruta 100 riragurwa. Uduke ufite tukurutira byinshi abantu bakwizeza ko bazaguha cyangwa se bazakugezaho, kuko rwose umuntu yakagombye kubara icyo afite. Ngo amavuta y'umugabo ntamuraye ku mubiri. Umugani wa kabiri uragira uti: icyansi cy'impumyi cyoga itashye. Ngo icyansi cy'impumyi cyoga itashye bishatse kuvuga iki? Icyansi cy'impumyi bishatse kuvuga ko hari inka runaka yabihumye, mu gutaha rero cyangwa se mu kuza mu rwuri ntabwo wakwizera ko ya nka y'impumyi yaza gutaha amahoro. Ishobora no gutsikira gutya ikavunika, ugasanga rero mu kuba wogeje icyansi ngo ugiye gukama ugasanga ukamye ikimasa ahubwo. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ugomba kubara igezemo. Iyi ni imvugo izwi mu banyarwanda ngo barigezemo. Cyangwa se iki gihe ntabwo umuntu yakwemerera ikintu iki n'iki ngo uvuge ngo ndagifite. Oya, ahangaha ugomba kwizera, ugomba kubara ikintu cyakugeze mu biganza. Ibi ngibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa gatatu uragira uti: icyavu kiri hafi gitera umwana kunyagagura. Ngo icyavu kiri hafi gitera umwana kunyagagura. Bishatse kuvuga iki? Uyu mugani nabwo nawusobanuza undi ugira uti: agakecuru kijuse gakina n'imyenge y'inzu. Burya iyo ibintu ukeneye bikuri hafi kandi byinshi, icyo gihe bitera umuntu umwijuto. Icyo gihe bitera umuntu kutagira ikindi yitaho, ahubwo bikamutera umwijuto. Ngo icyavu kiri hafi gitera umwana kunyagagura. Bitewe n'uko rero icyo cyavu akibonye hafi, bitewe n'uko icyo akeneye akibonye aho hafi, rwose aba bajeyi akaba umwana w'umunebwe, umwana utagira ikindi yakwiyungura cyangwa se ikindi yagira ngo atere agatambwe agereho. Oya, ikigero rwose usanga yokamwe n'umwishuto.
umugani wa kane uragira uti icyegereye ntigikiza, inka ntiyakwishimishije ukuguru ukuboko guhare. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ngo icyegereye ntigikiza, inka ntiyakwishimishije ukuguru ukuboko guhare. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse kuvuga ko muntu ntiyakagombye kubarira cyangwa se kugendera ku bintu biri hafi ye gusa, ahubwo yakagombye no kugenda yototera ahandi hatandukanye akareba ko bweze iyo ngiyo. Twabisobanura rwose muri ubwo buryo ko umuntu atagomba guhera aho ari, ahubwo umuntu yakagombye gutembera akajya ahandi runaka, akareka gutema ay'aho ngaho, ahubwo akajya no kureba hirya y'aho ariyo cyangwa se ikiriyo. Ngo icyegereye ntigikiza, inka ntiyakwishimishije ukuguru ukuboko guhari. Nta mpamvu yo gushingira ku bitwegereye cyangwa se ibyo dufite gusa, ahubwo twakagombye no kureba ko twajya ahandi tukarenga aho turi, haba mu ntekerezo, haba mu bikorwa, haba mu gushakisha kundi, umuntu akareba ikindi yageraho. Umugani wa gatanu uragira uti icyemerangeso gisabwa inzaratsi. Ngo icyemerangeso gisabwa inzaratsi. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Inzaratsi, abo ubu ngubu bashobora kuba batakumva igisobanuro cy'iri jambo inzaratsi. Ubundi inzaratsi, uko umuntu afata uburozi, umuntu agafata ikintu yashukisha umuntu kugira ngo amuhe ikindi, ntabwo ari inzaratsi. Abenshi bakunda kubyumva mu miryango runaka, mu miryango aho umugabo yavuga ngo yahawe inzaratsi, ariko umuntu ntamenye igisobanuro cyayo neza. Inzaratsi rero igisobanuro cyaryo ni uko ari imiti abagore bajyaga gucisha ahantu runaka kugira ngo baze kuyiha abagabo babo babakunde, cyangwa se ibyo bababwiye byose babyemere, mbese babategeke. Hari n'igihe bagiraga batya bakababwira ibyo bari buze gukora bidasabye imiti, ahubwo ibyo bakoze bakaza kongeraho imitongero. Urugero natanga rw'inzaratsi, hari uburyo umugore yashaka ko umugabo we yamwubaha, ibyo amubwiye byose akabikora, kandi muzi ko abagabo badakunda kumva byose cyangwa se badakunda kugira ngo cishwa aha, akaza kumuha inzaratsi zitwa indaramabuno. Ubu ngubu bakunda kuzita ngo cishwa aha. Ni inzaratsi bashakaga bakaziha abagabo kugira ngo nibura ibyo bazajya babwira byose babyemere, babikore. Rero yari inyama cyangwa se umutsima umugore ashaka akawuraza mu kibuno, noneho mu gitondo akawuhirikira, niba ari inyama cyangwa se umutsima akawuhirikira mu bindi yateguye, maze umugabo akaza kuburya, ibyo umugore ashaka byose umugabo akazajya abigenderaho. Iki gihe rero ntabwo umugore yapfaga kubikora gutyo, ahubwo yabikoraga ashyiraho ya mitongero yabwiwe n'umuntu yagiye gucishaho. Rero ngo icyemerangeso gisabwa inzaratsi, nuko buri gihe uko ubonye umuntu w'umugabo ajunjamye cyangwa se agendera ku mategeko y'umugore we, ntabwo wahita uvuga ngo yariye inzaratsi. Oya, ibintu byose uko bigaragara ntabwo ariko biba bimeze. Twavuga tuti nanone ibishashagirana byose si zahabu.
Mm. Umugani wa gatandatu uragira uti ikene wabo gikubitisha imfizi urushyi. Ngo ikene wabo gikubitisha imfizi urushyi. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uko umenyera umuntu, uko umenyerana n'ikintu, ugenda ugitinyuka. Ahangaha ni hahandi uzabona iyo uri nk'ahantu ugasanga umwana aragutinye, yatinye kukwegera, ariko hashira umunsi umwe, iminsi ibiri, wa mwana aragusanganira ndetse akaza akakwicaraho, yaba afite iki n'iki n'iki, kuko yamaze kukumenyera. Rero tugiye mu kinyarwanda ngo ikene wabo gikubitisha imfizi urushyi, nuko burya akamenyero yenze nyina. Kumenyera cyane ntabwo ari byiza. Kumenyera bituma bibyara agasuzuguro. Umugani wa karindwi uragira uti ikiga kurunga cyambara indosho. Ngo ikiga kurunga cyambara indosho. Ibi bishatse kuvuga iki? Ikintu icyo ari cyo cyose ngo kiga kurunga, kurunga ni nko gukaranga, ngo cyambaye indosho. Indosho hari abayizi mu guteka, twavuga ngo ni nk'akamamiro ariko kaba gakozwe mu bundi buryo kigoronzuye, ku buryo kagenda kaba kifashe nk'umudaho, niba nabyita gutyo. Noneho rero ushaka kurunga rero ngo ikiga kurunga cyambaye indosho, ni uko ikintu icyo ari cyo cyose gifite amavamuhira gishyiramo gukabya kwinshi, gishyiramo ibintu byinshi cyane bishya kugira ngo gishimwe. N'umuntu ni uko nguko aba ashaka gushimwa, rero akazana udushya twinshi, ariko iyo amaze kumenyera bya bindi byose birazimira. Rero ufite amavamuhira arakabya. Umugani wa munani uragira uti ikiga kuvugiriza gikobora umunwa. Uyu mugani ushaka kwitwara nk'uyu nguyu wa karindwi tumaze gusobanura, nuko burya igihe icyo ari cyo cyose ugerageza ikintu bwa mbere, haba hasabwa kugaragaza ingufu, haba hasabwa kugaragaza ibintu bishya kugira ngo wigaragaze neza. Ikintu icyo ari cyo cyose umuntu akoze bwa mbere, ni byiza kugaragaza ingufu, ukagaragaza udushya, ukagaragaza ubumenyi n'ubushobozi kuri cyo. Umugani wa cyenda uragira uti ikigahe cy'umugore kigira ngo u Rwanda niho rugarukiye. Ngo ikigahe cy'umugore kigira ngo u Rwanda niho rugarukiye. Ibi bishatse kuvuga iki? Nuko umugore uhiriwe gutyo, cyangwa se uguye mu bintu byinshi, agira ngo birarangiye. Oya, ntabwo ari bya ya mvugo ngo umugore yabonye umutiba, umutima umuvamo. Ntabwo ari iby'iyi mvugo, ahubwo nuko iyo umuntu aguye mu rwuba cyangwa se akagwa mu bintu byinshi, atakagombye nabwo kwirara, yakagombye kwikoresha neza, ndetse akanagerageza gukomeza kubishakiraho ibindi runaka akeneye. Kuko ndabizi ko nta muntu unyurwa, nta muntu unyurwa rwose, cyangwa se ngo agere ku gasongero kw'ibyo akeneye cyangwa se ashaka. Ni byiza rero ko twakagombye nabwo kutanyurwa n'ibintu byose dufite, ahubwo twakagombye gukomeza kugaragaza umwete, inyota yo kumenya, inyota yo kugira, inyota yo gutunga n'ibindi tudafite.
umugani wa cumi ari wo wa nyuma uragira uti ikijuse kiradiha. Umugani rwose uroroshye cyane ngo ikijuse kiradiha. Ibi bishatse kuvuga iki? Umwijuto, iyo umuntu yijuse arishima. Iyo umuntu yijuse arishima. Kandi bajya bavuga ngo harima ikiri mu nda. Iyo ufite ikintu mu nda, iyo ufite agacucu mu nda, rwose urarima cyangwa se udiha uko ushaka. Ngo ikijuse kiradiha. Iyo wijuse ufite uguhaga, rwose uba ufite umutuzo. Ahangaha rero niko twawusobanura uyu mugani wa cumi. Rero turabifuriza kugira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mukoresha iyi migani yacu tuba twabateguriye, haba ari mu mvugo ndetse no mu nyandiko, ku buryo mushyigikira ingingo mushaka gusobanura cyangwa se kugeza ku bantu, maze abantu bakaba benguka buhanga. Ngaho rero mukomeze mugire amahoro n'amahore aho muri hose. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.